nongeye kubaramutsa inshuti zanjye aho muherereye hirya no hino mu mpande enye z'isi hatandukanye, mbifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese ngo bikomeze kuba kuri mwe mwese ndetse n'abanyu aho baherereye hirya no hino mu mpande enye z'isi hatandukanye. Bahaye ikaze rero muri aka kanya tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Ubushize twiganye amagambo yavugaga ku kimenyetso mu ruhanga. Twarebeye hamwe ikimenyetso mu ruhanga kizashyirwa cyangwa gishyirwa mu ruhanga rw'abana b'Imana. Abo ngabo amazina yabo akaba yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ikindi kimenyetso kandi nacyo gishyirwa cyangwa se kizashyirwa mu ruhanga rw'abantu bose amazina yabo atanditswe cyangwa se atazaba yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ni byiza rero ko nanone nge nawe twahita twibaza tuti mbese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, cyangwa se naba ndi guharanira ko izina ryanjye rizandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Twabonye ko intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi, ukuri n'umwijima, Kristo na Satani ari rwo rugamba rukomeye kandi ruheruka izindi zose rurwanya amategeko y'Imana. Intambara hagati y'amategeko y'abantu n'amategeko y'Imana, hagati y'idini rya Bibiliya, ry'ibihimbano n'imihango. Twabonye nanone kandi ko hari amatsinda abiri gusa, kandi ko buri tsinda rifite ikimenyetso kiriranga, cyaba ikimenyetso cy'Imana ihoraho cyangwa ikimenyetso cy'inyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo. Isi yose rero irarebwa n'iyi ntambara kandi umuntu wese agomba kugira uruhande ahereramo. Ikimenyetso hano kigizwe n'izina, umurimo n'aho nyirizina abarizwa. Tugiye kuvuga ku kimenyetso cy'inyamaswa, ikimenyetso cya Satani. Izina ni Satani, umurimo akaba umurimbuzi, aho abarizwa akaba ari hano ku isi, ariko nyuma yaho akazagira ahandi abarizwa. Ibyahishuwe igice cya 13 ku murongo wa 16 haratubwira ngo itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Ku murongo wa 17 katubwira ngo kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Umubwiriza igice cya mbere ku murongo wa 9 haratubwira ngo nta cyadutse munsi y'ijuru, ibyahozeho nibyo bizongera kubaho. Kugira ngo rero dusobanukirwe dufite ijambo ry'Imana, ariko kandi turifashisha n'amateka, kuko nta cyadutse, ibyabayeho ibyo tubisanga mu mateka. Iyo tugiye mu byahishuwe igice cya 13 cyose tuhabona inyamaswa ebyiri. Iya mbere yavuye mu butaka, iya mbere yavuye mu nyanja, iya kabiri ikava mu butaka. Biraza kuba ari byiza nufata Bibiliya yawe ukajya usoma umurongo ku murongo. Itera rero ni inyamaswa bivuga ubwami cyangwa se umwami. Iyi nyamaswa igereranya ubutegetsi bw'i Roma bwegereranya n'Imana bukarenganya ubwoko bwayo. Iyi nyamaswa yavuye mu butaka, mu nyanja, aha ni mu Burayi, kuko ariho hari hatuwe n'abantu benshi. Ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa mbere nk'uko nayamaze kubivuga, havuga iby'iyi nyamaswa, ibiyiranga, imico yayo, imiterere yayo, gukomera kwayo, nuko yaje gukomereka uruguma rwica, ariko uruguma rwayishe ruza gukira. Ubupapa bwakuweho na Napoleon imyaka 131, bwongera gusubiraho mu mwaka w'1929. Nyuma y'uko uruguma rukize, abantu benshi barayitangariye kandi barayikurikira batangira kuyiramya. Aho isuye ikandagiye, abantu bakumva ko ari nk'Imana ihageze. Inyamaswa yahawe akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, kwiha amazina y'icyubahiro, amazina akwiye Imana, mbese amazina adakwiye umuntu uwo ari we wese. Ibumburira akanwa kayo gutuka Imana n'izina ryayo.
ihabwa kurwanya abera no kubanesha. Ibi byerekana igihe ubupapa bwari bwigaruriye isi hagapfa abantu basaga miliyoni 50. Ibyo bitera abantu bose kuyoboka Roma nkiristo ku ngufu bitewe n'ubwoba. Umurongo wa 8 rero w'ibyahishuwe igice cya 13 hatubwira ko abantu bo mu isi bose bazaramya iyi nyamaswa, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ariko amaherezo y'iyi nyamaswa izarimburwa. Ku murongo wa 9 n'uwa 10 iyi nyamaswa yahawe umuburo. Reka tuhasome. Haravuga ngo ufite ugutwi niyumve, nihagira ujyana abandi ho iminyago nawe ubwe azajyanwaho umunyago, kandi uwicisha abandi inkota nawe akwiriye kwicishwa inkota. Aho niho kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwabo. Inyamaswa yavuye mu gitaka, reka nayo tuyirebe kubera ko hejuru tumaze kuvuga ku nyamaswa yavuye mu nyanja. Ahatuwe n'abantu bake cyane niho iyi nyamaswa yavuye mu gitaka, akaba ari hakurya y'inyanja ya Atlantika mu gihugu gishya cya Amerika y'ikasikazi. Kubw'akarengane Roma nkiristo yakoreye abaprotestante, babanje kwambuka iyo nyanja mu mwaka w'1620 bahungira muri Amerika y'ikasikazi. Mu mwaka w'1777 bahise bemeranya amategeko yabo y'iremezo bagomba gushingiraho, bagomba kugenderaho, ari ubuprotestant n'uburepubulika, kubera ko bari bamaze kwanga ko papa aba mu itorero cyangwa akaba umwami mu gihugu cyabo. Ibi byombi byerekana ko Amerika yari ishingiye ubutegetsi bwayo kuri Bibiliya no ku Mana, bigatuma umuntu agira umudendezo uhagije. Ivuga nk'ikiyoka. Ahangaha bivuga ko igihe kizagera ubwo Amerika izategeka gukuraho intego yiyemeje, itegeke gukuraho ukwishyura ukizana kw'amadini n'inyigisho, yemeza inyigisho ihuye n'ibyo bishakiye, maze ihuze n'itorero rya Roma nkiristo yahungaga. Inyamaswa yavuye mu gitaka cyangwa ubutegetsi bwa Amerika buzategeka nka bwa bupapa bwa mbere mu gihe cy'akarengane. Bibiliya yongera inyagwe agaciro kayo, ibi igitabo cyaciwe ikurweho rwose. Ibi ntibivuga ko Amerika izategeka isi, ahubwo izashyigikira ubupapa ibutiza imbaraga ngo irwanye abatabwemera ngo babuyoboke. Ibi biratugaragarira muri aya magambo ngo ku murongo wa 12 w'ibyahishuwe igice cya 13, ihata isi n'abayituyemo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Ubwo ni bwa bupapa bwabayeho bugahagarara imyaka 131, bukongera kubaho mu mwaka w'1929. Ibyahishuwe ku murongo wa 13 hatumenyesha ko hazabaho ibimenyetso n'ibitangaza kugeza ubwo umuriro uzava mu ijuru bitewe n'ubwo bupapa kugira ngo babuyoboke. Nyamara wibuke ko Yesu yasize atuburiye ati muri Matayo 24 ku murongo wa 24 ngo kuko abiyita abakristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo bayobye n'intore niba bishoboka. Mu byahishuwe igice cya 13 ku murongo wa 14 ngo ibwira abantu kurema igishushanyo cya ya nyamaswa. Uko bisanzwe igishushanyo ni ikintu gisa n'ikindi nyirizina, nk'ifoto y'umuntu isa nawe ku ishusho nyamara atari we bwite. Muri ubwo buhanuzi igishushanyo cy'inyamaswa kigereranya ubwiganye bw'amadini ataramwe bashaka kwiyunga n'abagatolika, bakigira nkabo, bakagenza nkabo, bakizera nkabo, bakishushanya nkabo. Amerika yitandukanije na Roma nkiristo kubw'akarengane kakorewe abaprotestante, banga kuyoborwa nayo.
nibo noneho bazabanza guhereza akaboko Roma Nkiristo ngo bahuze ubumwe. Hejuru y'umworero batandukanya niho baziyongera. Ibi nibimara gusohora nibwo bazagira ikirenge mu cya Roma, bahata no kurenganya abazanga gufatanya nabo. Iyo dusomye amateka tubona ukuntu abaprotestante baziranaga na Roma Nkiristo, bigatuma wakwibaza ni buryo ki bashobora kongera kwihuza, ariko turi kubona ibimenyetso bitwereka ko bishoboka kuko bamaze gukorana mu kiganza. Bakoresheje uburyo bwo gusaba imbabazi, ariko abasabwa imbabazi bakwiye kwemera inyigisho za Roma Nkiristo. Abakuru bo mu bihugu bya giprotestante benshi bamaze gukora ingendo bajya gusura papa, kandi intego n'umugambi w'upapa ni uguhuriza abantu bose hamwe. Muri iki gihe nawe arabyishimiye kubona asurwa, kandi nawe arasura. Amerika yatangiye kurema igishushanyo cy'inyamaswa. Nibamara guhuza imigambi n'inyigisho na Roma Nkiristo, nibwo Amerika izasohoza ibyahishuwe igice cya 13 guhera ku murongo wa 15 kugera ku wa 18. Reka tuhasome ngo ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka, ngo kivuge kandi kicishe abatakiramya bose. Itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite ikimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Hari abantu bamwe nakurikiye kuri YouTube, umugore n'umugabo, bahamya ko nk'uko Bibiliya yabivuze ibimenyetso bizashyirwa ku bantu uko Yohana yabyeretswe. Nyamara ijambo ry'Imana riravuga ngo ufite ugutwi niyumve. Bisobanura ngo ushaka kumenya namenye, kuko ibyahishwe n'iby'Imana, ariko ibyahishuwe ni ibyacu n'urubyaro rwacu. Kubwo gushaka indamu, kumenyekana, kudasobanukirwa, benshi bazivugira uko babishaka cyangwa se babyumva. Ariko ni muryo dushishikarire kwiga ijambo ry'Imana, turarike umwuka wera kubana natwe no kudusobanurira. Bizaduha kumenya no kwitondera ibyo twize, kandi abatuyobya n'abatubeshya tuzabasha kubavumbura. Nk'uko Yohana yavuze inyamaswa ntavuge ubwami cyangwa umwami, niko n'ikimenyetso mu ruhanga cyangwa ku kiganza bifite ubundi busobanuro. Ntawe ukwiye gucika intege mu gihe asoma ibyanditswe mu gitabo cy'ibyahishuwe, bitewe n'uko byanditswe mu marenga n'ibishushanyo. Mu gihe byanditswe hakoreshwaga ibishushanyo mu iyandika ry'inkuru n'amateka. Byaberagaho kurinda ubusugire bw'inyandiko kugira ngo zidasubizwa inyuma cyangwa zigacibwa, kandi zifite umumaro mu gihe kizaza. Uko niko Imana yagenjeje ijambo ryayo, iriha umugaragu wayo mu buryo bw'amarenga n'ibishushanyo mu mayerekwa yagize. Nanone kandi uburyo bw'imfashanyigisho bwo gutera umwete abantu mu gutekereza no gushakashaka no kugenzura ngo babashe gusobanukirwa. Hahirwa abagisoma kandi bakacyumva. Ikimenyetso mu ruhanga n'ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo n'umubare w'inyamaswa. Ikimenyetso mu ruhanga bivuze guhendwa mu ntekerezo. Roma Nkiristo ifite intego yo gushaka kuyobokwa n'abantu bose bakemera inyigisho zabo, ndetse bakaruhuka ku munsi baruhukaho. Danieli igice cya 8 igice cya 7 ku murongo wa 25 aravuga ngo niba uzavuga ibyo kugomera isumba byose kandi azarenganya abera bisumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe
bizashirira. Azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Iyo turebye mu makuru kenshi tubona ko papa ashishikarira abantu kuruhuka ku munsi w'icyumweru, ndetse mu bihugu bimwe bikize ubona ko dimanche bakinga. Papa kandi yise uwo munsi dimanche ngo ni umunsi w'ab'umuryango. Ku ruhande rumwe byumvikana neza ko umuryango wagira igihe abo mu rugo bose bakaba bari hamwe, ariko se kuki dimanche, kuki bitabaye lundi cyangwa bibe undi munsi? Mbese abaruhuka indi minsi byo bizagenda bite, ko itegeko riri hafi kwemezwa kandi bitagitinze? Nawe ubyibazeho. Ikimenyetso rero mu kiganza cy'iburyo bisobanurwa ngo bamwe bazapfa kuruhuka kuri dimanche, hanyuma ku isabato bakore byanikize kandi bazi neza mu mitima yabo ko atari iby'ukuri. Bibiliya yatubwiye nanone umubare w'inyamaswa ni 666. Ku bantu bazi ingofero papa w'i Roma yambara hariho inyuguti zanditseho. Byaba byiza uje kujya kureba kuri internet wabibonaho byihuse, ukareba ziriya nyuguti ziriho, hanyuma ukagerageza no gushaka buri nyuguti isobanurwa gute, ifite uwuhe mubare. Uraza kubona ko umubare wabyo ukubiye muri 666 inshuro 3. Amateka twereka ukuntu Roma nkiristo yarenganije abanzi inyigisho zabo za gipagani zinjijwe n'abasengaga ibigirwamana, imigenzo yabo n'andi mategeko menshi y'abantu. Bicwa urubozo, umukuru, umuto, umusaza, abandi baragambanirwa, n'ubundi nta cyadutse bizongera kubaho. Cyakoze uzemera guhendwa mu ntekerezo akumva ntacyo bitwaye gusenga ibigirwamana, kugendera mu migenzo ya gipagani, azarokoka ku karengane karindiriye abera, ariko iherezo rye rizaba ribi. Niba hari abakatolike munkurikira, ntimunyumve nabi, ahubwo mwicukumburire mu ijambo ry'Imana, mwumve icyo rivuga ndetse murebe n'icyo amategeko avuga, maze musaba Umwuka Wera kubasobanurira, kandi Uwiteka abereka inzira nziza mukwiriye kunyuramo. Ni koko mu itorero katolike harimo abakristo b'ukuri, abantu batagira ingano bo muri iryo torero bakorera Imana bakurikije umucyo w'abarasiye, kandi kuko batahawe uburenganzira bwo kwigenzurira ijambo ryayo, nicyo gituma batamenya ukuri uko ariko. Ntabwo bigeze na rimwe bamenya itandukaniro hagati yo gusenga k'umutima wiyegurira Imana n'uburyo bwinshi bwo gusengera mu migenzo itandukanye. Imana irebana imbabazi n'impuhwe nyinshi bene abo bantu bigishijwe kwizera gufuditse kandi kw'ibinyoma. Izohereza imirase y'umucyo irasire mu mwijima w'icuraburindi watwikiriye. Izabahishurira ukuri nk'uko kuri muri Yesu, kandi benshi bazafata icyemezo giheruka cyo gufatanya n'abantu b'Imana. Ndakwifuriza ko umucyo mvajuru ukurasira kugira ngo ubashe kumenya Yesu Kristo w'ukuri n'ukuri kwe. Nk'uko akarengane kabayeho mu bihe bya kera, n'ubu kazakomeza kubaho. Twabonye ikimenyetso gishyirwa mu ruhanga rw'abana b'Imana. Uyu munsi tubonye abazashyirwa ku ikimenyetso cy'inyamaswa n'abazaba bemeye guhendwa. Ariko nitugira Imana nyambere, izabana natwe, turinde, izatuyobora inzira, ntabwo izemera ko dukorwa n'isoni. Ariko kugira ngo tumenye ukuri, tubashe gutandukanya ukuri n'ikinyoma, icyiza n'ikibi, nuko tugira ibihe byo gucukumbura mu ijambo ry'Imana, kuko byose birimo
kandi ijambo ry'Imana nitabaza rimurikira intambwe zacu. Nta muntu rero wigeze agira ijambo ry'Imana nyambere cyangwa se ngo agire Imana nyambere hanyuma ayoba inzira. Uyu munsi reka dushishikarire kwiga ijambo ry'Imana ku giti cyacu, kubera ko ijuru ni ry'umuntu ku giti cye. Umushumba cyangwa umupadiri, intumwa, umuhanuzi n'abandi, dore ko amazina yabaye menshi, ntawe uzakujyana mu ijuru, ntawe uzanjyana mu ijuru, nta n'uzatuvuganira cyangwa se ngo adufashe kwisobanura. Iki ni igihe cy'imyiteguro. Uwiteka bidushoboze twese kugeza twongeye guhura. Ndabakunda.